umutima urimo n'akantuza urimo n'agafresh ibidarazi umutima n'amarira byose biba mwisi yidusobanurire buri kimwe cyose amafaranga mwisi haba urukundo mwisi haba amarira n'agahinda byose ndagarutse rero byabaye byinshi byabaye byinshi uragarutse icyo gihe Imana ibimbwira ntago numvaga ubamya nzatanga kuko ntabwo nari mfite ubwo buhamya bwose nabutanze mbana n'umugabo ariko bitoroshye n'ubundi nangiye ubundi buhamya bwa kabiri ariko ntago nari kubuvanga sinari kubuvanga nubwo ndi gutanga mvuga komera ko Imana kuntu Imana itanga agakiza ntago nari kwita ntanga ubwo rugo kuko bwari butaragwira ariko shimye Imana ko bwagwiriye rero naje gukomeza mbona amayerekwa ndyamye nkabona ndi mu ishuri mfite akamarete nambaye imyenda y'ishuri ndi mu ishuri abyeyi banjye bapfuye ndi inzererezi nagira aho gutura bapfira mu mwaka umwe bishwe n'ubwandu ariko ngewe Imana irandinda indinda kugira gute indinda kwandura nibwo natangiye kuba mu buzima bw'uruzerero rero naje gukomeza kuba mu buzima bwo guca mu bikomeye kubera urugo umugabo adakijijwe nk'inzoga amatabi ibiki akajya aza akasakuza agatera induru ndavuga ati se ishuri ndi kujyamo ni iry'umuhamagaro cyangwa ni iry'ibigeragezo cyangwa sinzi ariko sinakomeza gucika intege ishuri ndaribamo imyaka 10 ndaribamo nkomeza kuribamo njya kubwiriza nkaza nkarara hanze nkajya kubwiriza nkaza nkakubitwa ngavuga reka nkomeze nihangana umuntu usenga arihangana ariko nibuka umunsi umwe mura n'umukozi w'Imana arambwira ati urugufite na adresse iryo jambo ngibazaho ndamubaza si bisobanura icyo arambwira ati uko uzagenda ukorera Imana uzamenya iryo jambo icyo risobanura ariko nsanga ari rya jambo abantu baba muri bwa buzima bavuga ngo ni ndongora nitunge bivuge mu kinyarwanda abantu babyumve kwakira Imana no kwihangana no guca bugufi reka nkomeze rwaze hari igihe bizagenda neza Imana ikarwubaka rukubakika aho kugira ngo bigende uko ngenda senga bikiyongera bikabibigeragezo n'intambara bikankomerera cyane byagiraga ngaho byageze ngaho akajya yitekera inkono ye nanjye nkitekera nkomeza no kubaka kandi yashaka ko nganduka nkamugandukira nzagura n'undi mukozi w'Imana ambwira ati rero Imana igiye kukwimura kuko hano hari imbaraga z'umwijima hari imbaraga nyinshi Imana ikurinze guterwa icyuma n'umugabo wawe Imana igiye kukwimura umugabo akajya aza akankubita ngo mva ngo nzagutesha umutwe paka uvuye muri iyi nzu ngo ugomba kuva muri iyi nzu arambangamira kweri ndakubitwa nkabyuka nkajya kubwiriza kandi nakubiswe ntabwo yarahazi namuburasa amezi 3 uretse nibura yashaka ko mugaruka mu rugo cyangwa yifuzaga icyo ubundi kunesha umutwe nta nubwo yashaka ko ari uko namugaruka mu rugo reka ni kunesha umutwe ambwira amagambo ubundi abantu mwabaye indaya nimwubaka ndareba n'ubuzima naciyemo nareba n'ukuntu ndi gukomeza uruzero runyirukaho Imana yaramaye inzu nta kintu yagiraga nanjye ntacyo ngira tugafatanya tukubaka kubera umurimo w'Imana no gutanga ubuhamya kuri YouTube Imana ikamfasha tukubaka nareba n'ukuntu bari kunsubiza mu mateka ari no kunzengurutsa nzereza n'abana narakuze mu myaka 8 ababyeyi banjye bagapfira umwaka umwe nkikuza nkaba nanashatse nabi nkarira abana nanjye ndi muto yaratakiza kuko yaratangiye kundeka mu buyobozi mbabwira ati mwabayobozi mwe uyu mugabo twatandukanye azanaje kunesha umutwe nambabaramo amahoro yarazaga karara se cyangwa yarazaga gutesha umutwe gusa gataha mbere yarazaga karara nyine twarasubiranye nk'umugore akajyaza igihe yashakiye ariko akaza ari wa muntu ngo zana igihumbi ngo nanjye nzana igihumbi ngo dukomeho ngo duteranye rasiyo aza atari umugabo aza ari umwinjiro ndabyanga ariko mama wamfashaga mu Rwanda waduhaye itike arambwira ati ngiye nzajya nkwishyurira inzu no muri Kenya nzajya nkwishyurira inzu nzajya ngweza 20,20 by'amashingi ni 200 bya wishyura inzu andi yahahishe none abana nibajya gutangira nabo tuzabarira nta kibazo urumva uwo muterankunga Imana yakomeje kumumfatira amaboko kandi nkajya musengera kandi no Imana imuha umugisha rwose kujya afata umwana akajya afata igitsina cye agafata amavuta agikotora agasiga ku gitsina cye yangiza agashaka kumucengezamo akabwira umwana ati ngo ufata igitsina cyanjye ngo kirigati umwana wawe kuko Imana yambwiye ngo ukora amasengesho y'imisi 2 Imana niyambwira icyo nyakoreye amasengesho ndayakora habe no kwerekwa habe no kurota habe na kimwe amasengesho nyavuye ku munsi wa 3 nubwo umugabo ashatse kufatira umwana nuko arangije abwira umwana aba yikanze umugore we abaramuretse ataramutobora ababwiye umwana ngumva
ngo nubwira mama wawe yuko nangiye kukurongora kugufata ku ngufu ngo nzaguca umutwe aba mubitsemo ikintu bita ubwoba. Umugabo asabye imbabazi, rega nsubira mu rugo nkajya nkora ivugabutumwa, mva mu rugo njya mu ivugabutumwa, ngasanga umugabo yaneguriye icyayi, ngasanga icyo gihe wahise ugenda wahise usubirana n'umugabo ariko abana bakiri muri Kenya. Ngakora ivugabutumwa ngasanga ngo nuza ngo umpamagare ngo ufate ku muhanda kuri ka kayira ko hasi. Nkagenda ngasanga yanekeye mu gitondo ngo reka ngushuririze amazi, ngasanga yashurije amazi. Abantu bariyoberanya. Ubuyobozi mwari mu rugo muri abagore babiri. Ariko namubona umugore yihisha muri ka kazu yamushizemo ko mu rugo. Yambwiye ati ntuzasoka umugore wanjye atazakubona, ariko umugore akambona. Nava mu rugo ngiye kubwirizana kamaga ati uva mu nzu umugore wiwe yinjira. Nago ndurimo bumaze icyumweru cya kabiri nararuvuyemo. Ni mufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi, bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye, ni byagaciro gakomeye cyane ko ugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye aho wabereye hose, ushobora kudukurikirana mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugubwa neza kandi amahoro ya Nyagasani abane nawe. Kuri kamera ndi kumwe na Pamela Makuru. Pasiteri. Pasiteri Pamela. Nari nkwibagiye ubwo ngubwo. Hari yabaye pasiteri ryari? Ubu ni umwaka wa gatatu ndi pasiteri banyimikiye muri Kenya. Bakwimikiye muri Kenya? Bakwimikiye muri Kenya. Kuki utimikiye mu Rwanda ukajya kwimirikirwa muri Kenya? Niho wowe wasanze hari amavuta? Oya, ntago bizi ko se Ikimana yanditse yacyanditse. Yaracyanditse, ubwo niho byandikiwe. Niho byandikiwe. Yego. Bo ku bantu bibuka Pamela neza, afite ubuhamya bwinshi butandukanye bw'isi kuntu yakijijwe, yigeze kuza kubiduha no ku bantu bakurikira neza rwose. Murabona ko kubako ke hariho za tatuwaje. Twakuranye ikiganiro. Twakuranye ikiganiro ndi kuvuga twakuranye ikiganiro ndi kuvuga kuntu Imana ikura mu bikomeye gatanga gakiza ku buntu. Barakizi. Ugiye kutwereka iyo tatuwaje harya umutima urimo n'akantuza, urimo n'agafresh. Ibi darazi. Umutima n'amarira byose biba mwisi. Rero iyo tatuwaje isobanuye iki bundi? Yidusobanurire buri kimwe cyose. Mwisi amafaranga, mwisi yaba urukundo, mwisi yaba amarira n'agahinda byose. Nicyo bisobanuye. Wari wayishyizeho ujya kuyishyiraho. Byari byagenze bite? Naciye mwisi nyine ndabanza ndazumvinga mbona ni hatari. Sanga nyine urakomereka, ugakunda, ugahiga. Byose biba mwisi. Uvanga amafaranga ari warayatunze, urukundo wari wararubonye. Yo kwa Satani byose. Yo kwa Satani. Amafaranga akorerwa mu bibi. Ndagarutse rero byabaye byinshi. Byabaye byinshi uragarutse. Ari igihe nyine utanga ubuhamya ugasanga umuntu yakubwiye se kutagaruka mbwaho yamuye muretse. Turacyari kubaka ubundi buhamya. Ariko buriya naratanga ubuhamya Imana yageze imbwira ngo nzagukoresha cyangwa nzagucura. Ujye utanga ubuhamya ubere igitamba abandi, ujye utanga ubuhamya. Icyo gihe Imana ibimbwira ntago numvaga ubuhamya nzatanga kuko ntabwo nari mfite. Ariko uko umuntu agenda bucya, hari ubuzima umuntu acamo, siko benshi baba bumva ko bashyira ubuhamya bwabo hanze kuko ntago ari ibya bose. Ariko harimo abatoranyijwe kugira ngo babuvuge, kugira ngo abatabasha kuba bahaza batabyemerewe cyangwa batabiherewe uburenganzira bumva ubwo buhamya, cyangwa uri kubicamo nawe avuga atewe ntago ari njye nyine ndi kumva nanjye
ndi kubucamo ari na benshi babucamo rero si ngombwa ngo abantu bose batanga ubuhamya ariko hari abatoranyijwe rero mu batoranyijwe ndimo rero byabaye byinshi nyuma yo kwakira agakiza nyuma yo kwakira impano yo kubwiriza n'ubuhanuzi no gusengera abarwayi hajeho rero n'irindi shuri yego ubwo turi kumwe na pasiteri reka tubanze n'isengesho. Yego Mana yacu Mana nziza turagushimye ko uyu munsi iki gitondo wemeye ko tubana nawe uhabwa icyubahiro waraturinze ubana natwe izina ryawe rihabwa icyubahiro uru rukundo uri mwiza nawe uhanye nawe mwami w'abamuhabwa icyubahiro rero tuje hanga ntago tuje kuvuga iby'amarangamutima yacu ahubwo tuje kuvuga ubuzima bwa buri munsi ducamo ukaturinda ukadufata ukuboko abantu bo bajya baturekura n'imiryango ikaturekura n'inshuti n'abavandimwe ariko uri Imana itagidusiga mu byago no mu makuba uhabwa icyubahiro mwami wa mitwicanga kugira ngo tuvuge gukomera kwawe reka mwami uzutangirane natwe usozanye natwe kandi abantu bazabumva kino kiganiro mwami uzabakomeza imitima kandi data wa twese uzabane nabo abari guca mu bikomeye uzakomeza ubafata ukuboko kuko hari igihe duca mu bigeragezo bamwe bakumva bakiyahura abandi bakumva bari kwicuza impamvu bariho ariko nzi ko byose biri mu mugambi wawe nta kintu kibaho utazi impamvu bitarano tugeraho ubuzi ko bizatubaho kandi ukaduha izo mbaraga ukadushoboza uhabwe icyubahiro kuko uri Imana igira neza tubisabe tubyizeye urakoze amen 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 yego wigeze kutubwira ubuhamya bwawe ukuntu wakijijwe twagikoreye mu rugo yego nambaye iribaya nagusuye bo uyu munsi uti nabaye pasiteri wabaye pasiteri ariko buriya hari ukuntu abantu reka mvuge ngo habamo kujajinga umuntu cyangwa se sinzi ikinyarwanda ndi bukoreshe nk'uko umuntu yakubona ugiye kumubwiriza ariko yabona tatuwaje yabona ndanire yo ku kuguru yayindi y'urumogi akaba mbega atahita abyakira cyane ntago abantu bajya bacumuzwa cyangwa wenda ngo banakwibazeho cyane kubera izo tatuwaje bibaho cyane ariko bigasaba kubanza kubasobanurira kugira ngo bamenye ko Imana ari urukundo kugira ngo bamenye ko Imana ari urukundo kuko Imana ntago yaziye abantu badafite inkovu Imana yaziye abafite inkovu n'abadafite inkovu ibi ngibi nibyerekana ko ari inkovu z'amateka umuntu aba yaraciyemo kugira ngo nukijijwe nawe abifite aticiraho iteka cyangwa akavuga ati ngiye ntago Imana inzi rero amaraso ya Yesu Kristo yaje gutabara buri umwe wese igicumba impumyi ucitse ukuboko ufite inkovu ayo maraso niyo yaje gutabara twese kuko aya maraso yataza yari umuntu bari kumutoranya ariko aya maraso ya Yesu Kristo yaje kudutoranya niyo mpamvu uzabona abapasiteri bafite amadrede abandi bafite amatatu y'inzoka kandi b'ikintu ujye ubabona se b'abapasiteri rero amaraso ya Yesu Kristo ntago yaje aje gutoranya yaje aje gutabara buri umwe wese ufite inimba n'umubabaro cyangwa ufite ugoswe na karandi kugira ngo amubohore rero kuba nkorera Imana ndi umupasiteri mfite iza tatuwaje ntago bincira urubanza ahubwo bituma ntazibagirwa aho Imana yankuye uti bituma ntazibagirwa aho Imana yankuye inkovu z'amateka n'abazifite nabo bakavuga ati yewe nimba pasiteri afite tatuwaje nanjye Imana igeze gute yarambabariye hari igihe umuntu akizwa akajya asubizwa inyuma n'amateka akumva yuko agifite ikibazo Imana itaramwishimira kandi Imana ni urukundo yatanze umwana wayo ivo nk'ubu ngubu Imana ikubwiye ngo mereza umwana watambire igihugu basi cy'u Rwanda ntiwabyemera ariko Imana yo yaramutanze ku bw'isi yose ayo maraso rero nanciraho iteka ko nkorera Imana afite tatuwaje nanciraho iteka yuko nakambara ngo sinyigaragaze ngo ninjyana ngo ndayigaragaza ngo handi sinyigaragaza ntago biciraho iteka kuko nakiri imbabazi kandi izo mbabazi zigomba kumbaho zikaba no ku bandi yego mbere yuko wenda twinjira warutubwiye uti bwaragwiriye ubu ngubu nje no mu gikararo ukuntu wabanje kumbwira uti Imana yarambwiye ngo sinzi ukuntu wakambwiye uvuga ngo Imana ngo niyo ngo yarakugoye kumbega kugira ngo ujye utanga ubuhamya urumva ntago biba byoroshye ariko ubundi harya waje gufata icyemezo cyo gukizwa byagenze gute narindushye warurushye narindushye narindi bize mwisi ariko twigeze kurana ikiganiro mvuga ukuntu
hari ukuntu umuntu yicara amarangamutima akajya amubwira, cyangwa ubundi naje gusanga abantu bose bagira mwuka wera, ahubwo kutandukanya ngo ni mwuka wera uvuganye nanjye nicyo kibazo, ariko nta muntu uvuka adafite mwuka wera kuko twese twararemwe. Rero naricaraga nkajya numva ijwi rimbwira ngo uzakorera Imana uzakizwa, irindi jwi rikambwira ati wowe uzakorera Satani paka upfuye. Ariko ndashima Imana ko icyiza cyatsinze ikibi, icyiza cyatsinze ikibi, umwana w'umugisha kandi ndi n'umwana w'ubugingo ivo, ntago nzarimbuka. Iryo sezerano ndarifite bikomeye. Hari ukuntu umuntu ngaba afite isezerano nyine akigira mu bye. Iyo ugiye mu byawe Imana irakwezaho kugira ngo ikubure. No sigira santima. Irakweza ikagucyura. Bikomeye. Imana nta santima igira. Yesu niwe ugira santima. Imana nta santima igira. Nazigira. Hari umunyamurenge turirimbana ahantu nkorera umurimo muri Living Water Source Temple. Yambwiye amagambo akomeye, n'umusore ugira amagambo akomeye. Yarambwiye ati Pame, Imana nta santima igira, Yesu niwe ugira santima. Kuko niwe wamennye amaraso. Yumviye Imana. Amena amaraso. Rero iyo Imana igufasha ikaguha isezerano rikomeye ngo uri umunyabugingo, iyo utabaye maso ugaswatira kweza da kugira ngo ubone ubugingo. Wowe ngewe iminsi ndimo n'inyongera nka Ezekiel. Urabizi se? Iminsi yanjye iba yararangiye, ariko andi mahirwe niyo kwakira agakiza nkayikorera. Ubu nkase gatoya, ego Mana mwanshyingura da, suni ngo mwamushyingo cyangwa mwamamba. Ubu urabizi ko ntabwo byo ku ruhande. Dego ko ntabyo gucisha ku ruhande, ukata gato Imana igusya. Nta santima igira. Igira santima abayubaha. Yego. Ngabo bamwemeye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwemeye. Ubwo iyo utamwemeye irakugira, iragukanda. Yego. Aha Pame, reka noneho twinjiye muri ubwo buhamya uvuga bwagwiriye. Barimo kumbwira ko ari ubuhamya bw'urushako bwo mu rugo. Urumva ubwo duherukana ngewe hashize igihe kinini, yego, ariko nagusanze mu rugo, ariko bambwiraga ati burya ntago byoroshye. Yego, reka duhera aho ngaho rero. Nyuma rero yo gutanga ubuhamya mvuga ukuntu Imana ikura mu rumogi, ikura mu buraya, mvuga ukuntu Imana yandinze sida, mvuga ukuntu nabyara umwana mu buraya. Urabizi ibyo bisa abantu babonye barabibonye kuko sinaciye ku YouTube makeya. Ubwo buhamya bwose nabutanze mbana n'umugabo, ariko bitoroshye n'ubundi nangiye ubundi buhamya bwa kabiri, ariko ntago nari kubuvanga, sinari kubuvanga nubwo ndi gutanga mvuga kumera ko Imana kuntu Imana itanga agakiza, ntago nari kwita ntanga ubwo rugo kuko bwari butaragwira, ariko shimye Imana ko bwagwiriye. Rero naje gukomeza mbona amayerekwa, ndyamye nkabona ndi mu ishuri, mfite akamarete, nambaye imyenda y'ishuri, ndi mu ishuri. Rimwe na rimwe simenye ibyari byo kuko nibwo nari nyikizwa ko mugiye kumara imyaka 10 nyijijwe. Maze imyaka myinshi. Noneho bikanyobera nkavuga Mana ko nigeze kuba mu bupfubyi, singira ikintu na kimwe cyo kumva yuko nasubira mu ishuri, ko kwiga byaje kwanga kubera kutagira imiryango no kutagira abaterankunga bakwitaho. Ujya ku ishuri aho bakakwirukana ukavayo gutyo, mfata umwanzo wo kurivamo. None ngiye kujya kwiga mfite abana, mfite n'urugo, simbisobanukirwe, ariko ko ngenda senga nkorera Imana ikajya igenda imayishurirwa. Abahanuzi ati imbere yawe Imana irashaka kugucurika, kuvanamo izahabu, ukabengerana ukabwiriza. Imana ishaka kugucurika gukoresha. Nza gusanga Imana abantu ikoresha buriya baba baraciye ahantu hakomeye. Hari ahantu Imana ibatrainingira kugira ngo nibabwiriza batavuga mu marangamutima yabo, ahubwo bavuge mu marangamutima ya Kristo. Nza kumenya ko nyine nangiye ishuri rimwe na rimwe hariya mu rugo, nkajya mbona hateye urusenda. Urusenda mu buryo bwo mu mwuka bisobanura ubuzima bushaririye. Rumwe ruhishije urundi rudahishije, ibaze kugira ngo ruzahishe. Ni bwa buhamya bagenda bugira gute bwiyongera. Rimwe na rimwe nkabona ndi mu ishuri ndi gukora ibizamini, ndimo ndakopera, kwa kundi nyine uri guca mu bintu bikomeye ukavuga Mana ese no kubeki ndi guca muri ibi, ese ko ngukorera. Rimwe na rimwe ubusanga abantu banihana ibyaha badakora kubwo kugira ngo binginge Imana ibatabare.
Wegeze mikrofone. Kubwo kugira ngo binginge Imana igire gute ibatabare. Mana mbabare ibya byo kwa data, mbabare ibya byo kwa nyogokuru, ntabyo uzi, ntuzi uko babayeho, ariko kugira ngo winginge Imana yo ko yagira gute yagutabara. Ariko kuko Imana yo na santime igira igomba kugutraininga, ntago yagutabara igihe kitageze. Paka isaha ibanze yuzure. Yego. Nkuko ubona nwite. Ubu negereje isaha yo kubyarira, itarajya sinabyara. Ubu negereje isezerano kuko uyu mubyeyi yabyaye ntago ngo aba akibabara, aba ari kubona agahinja kiwe, aba yibagiye byarangiye. Ni nkuko n'abarokore ducamo, duca mu bigeragezo. Rero naje gukomeza kuba muri ubwo buzima. Mugabo wanjye adakijijwe, turabana, mfite abana banangiye kubyara umwana wa 5. Tubana muri iriya nzu, urabizi Vode nakubwiye ko iriya nzu yaje mu mugambi w'Imana. Nyimara kubana n'uriya mugabo twabanye nta kintu agira, nanjye ntacyo ngira, dukodesha tuba mu nzu ya makeya. Ariko uko ngenda senga Imana yambwiye ati nzakugira neza, nzaguha inzu mu mujyi wa Kigali. Imana ikanabivuga nta n'ikibanza, ikabivuga nta n'ikintu dufite. Nkomeza gukorera Imana ati ndashaka kuguha inzu kuko nari inzererezi. Ababyeyi banjye bapfuye ndi inzererezi, nagira aho gutura, bapfira mu mwaka umwe bishwe n'ubwandu, ariko ngewe Imana irandinda, indinda kugira gute, indinda kwandura. Nibwo natangiye kuba mu buzima bw'uruzerero, ariko majije gukizwa Imana imereza andi mahirwe, andi mahirwe ya 2. Irambwira ngo nzaguha inzu mu mujyi wa Kigali. Byaje gukomeza rero, nkomeza kubana n'umugabo ntazi tugira, ariko nkomeza gukorera Imana. Imana imisezerano, nzaguha inzu, nje kuguha inzu, nje kuguha inzu. Imana ikabivuga nta n'ikibanza, nje kuguha inzu. Ivode arabizi, yaraje kunsura tuba muri iyo nzu ari ibyondo tutarayikora n'andi ma YouTube. Imana yaje kubikora, iyo nzu nyibamo, ariko itameze neza, ariko nyibamo, igenda ica inzira. Uko nagendaga ku ma YouTube Imana ikaca inzira, n'umugabo yajya ku kazi Imana igaca inzira. Inzu nyine tukarayikora biri aho ngaho, umucanga, umuriro biri aho ngaho. Rero naje gukomeza kuba mu buzima bwo guca mu bikomeye kubera urugo. Umugabo adakijijwe, anywa inzoga, amatabi, ibiki, akajya aza akasakuza, agatera induru. Ndavuga ati se ishuri ndi kujyamo ni iry'umuhamagaro cyangwa ni iry'ibigeragezo cyangwa sinzi. Ariko sinakomeza gucika intege, ishuri ndaribamo imyaka 10 ndaribamo, nkomeza kuribamo, ca mu bikomeye. Njya kubwiriza nkaza nkarara hanze, nkajya kubwiriza nkaza nkakubitwa. Ngavuga ati kankomeze nihangana, umuntu usenga arihangana. Rimwe na rimwe akaduhahira, ubundi naduhahire, akaduha 2,000. Ubuzima nk'ubwo bugakomeza, Imana ikagenda ica inzira. Rimwe na rimwe mituweli Imana igaca inzira atari we wayitanze. Rimwe na rimwe kwiga nabyo Imana igaca inzira atari we wabikoze. Rimwe na rimwe Imana igaca inzira ikambika abana atari we wabikoze. Rimwe na rimwe Imana igaca inzira amakayi n'iki no kwambara n'ibiki byose Imana ikaba ari igira gute ibikora. Ariko nibuka umunsi umwe mura n'umukozi w'Imana arambwira ati urugo ufite na adresse. Iryo jambo ngibazaho, ndamubaza se bisobanura iki? Arambwira ati uko uzagenda ukorera Imana uzamenya iryo jambo icyo risobanura. Ariko nsanga ari rya jambo abantu baba muri bwa buzima bavuga ngo ni ndongora nitunge, bivuge mu Kinyarwanda abantu babyumve. Ba muri ubwo buzima gusa nkaba ndi umuntu ukunda amahoro. Kera ahantu twabaga hariya za Kimicanga niho nakuriye, mbona niga mu mbere primaire niho nakuriye. Kunda kubona nkabona abagore n'abagabo barwana, bagaterana amagambo ku manywa mu gitondo, nkagira ubwoba cyane, nkavuga Mana, urugo rwose uzarwihore ntuzamure urugo kuko birakomeye. Ariko ikintu utinya nicyo kikubaho, nicyo cyambaye rongera urugo rubi. Ariko kuko nari narakira umwami n'umukiza, ndavuga ati kwakira Imana no kwihangana no guca bugufi. Reka nkomeze rwaze, hari igihe bizagenda neza, Imana ikarwubaka rukubakika. Aho kugira ngo bigende uko ngenda senga bikiyongera bikaba ibigeragezo n'intambara, bikankomerera cyane. Rero byagiraga ngaho, byageze ngaho akajya yitekera inkono ye, nanjye nkitekera, agakoresha gaze yanjye, agakoresha amakara yanjye, najya kumubuza mukara akambwira ati mwihorere, nawe wabihawe, nawe nabiguhaye, mwihorere. Rimwe na rimwe akajya ateka ukwe, nkateka ukwanjye, ubwo buzima mbucamo. Rimwe na rimwe akajya afata telefone yanjye akayihisha munsi y'imisego,
umwuka wera akamishurira ahantu iri nkayifata mba muri ubwo buzima, akajya hanze agasakuza akanukira hanze ku manywa. Ubwo buzima ndabucamo cyane, uwo musozi ndawuseberaho, nitwa amazina, ngatambuka bakaryana inzara, mahurira n'ikosi rikomeye, mahurira n'ibigeragezo bikomeye, nkajya mbwira Imana ibintu bizarangira ryari, ese bizagira iherezo. Nkajya kubwiriza, nkahura n'abamama bafite ibigeragezo nk'ibyanjye, nkabasengera nkabakasaringa, njye nkataha mfite ikibazo, sinababwira n'ibibazo byanjye, nkataha mfite ikibazo, Imana itanyemera kubabwira ibibazo byanjye, ahubwo bo nkabakemura ibibazo byabo, bakagenda bakubaka. Nkahura n'umukobwa ati wansengeye, Imana ikama umugabo, nkamusengeye ko nkongeraho ijambo rivuga ngo Mana ntuzamuhe urugo nk'urugo mfite. Nkomeza guhura n'izo ntambara, nkomeza gukorera Imana ndi muri izo ntambara. None hano nari inuye, ntiwahatunga umukozi, ukazana umukozi mu minsi 2 bakamutwara, ukazana undi mu minsi 2 bakamutwara, umukozi ndamureka. Nangiye ko mu buzima bwo kuvunika, nkava kubwiriza, nkajya mu mirimo, naryamaga nka 6 z'ijoro nananiwe kwera. Mba muri ubwo buzima, ariko ndavuga ngo Mana ahantu wankuye ntago nakigamba, sinakwihenuraho, nta n'ikiguzi natanga, ariko reka nkomeze ngukorere mvunika, kubera ko araho wankuye, undinda kurwara sida, undinda gupfa, undinda kwicwa, undinda guterwa ibyuma. Reka nihangane nkomeze ngire gute ngukorere, nazatukisha iki izina ryawe. Rero byahoje gukomeza gutyo, nangira kwiga teoloji nyiga mu bigeragezo no mu ntambara. Nangira umugabo akajya anoteza cyane, bigira nafata Bibiliya yanjye ya teoloji arayica, na registre nandikagamo arabica, arabitwika, arangije ajya kubijugunya, siba ikimenyetso. Ndatuza nkomeza kwiga teoloji, ngo teoloji ngo nituma umera nk'umusazi. Ndamwe ariko ndayiga, nyiga mu bintu bigoye, ariko ndayirangiza ndayisoza. Nkomeza izo ntambara, umugabo akandaza hanze bugacya mu gitondo. Imana idashobora kunyemerera ngo genda ujye kurira mu baturanyi, bidashoboka. Abari abaturanyi badashobotse, badakijijwe, mudahuza. Ubwo buzima mbucamo cyane, nkomeza gukorera Imana, nkajya muri intambara z'ibigeragezo, guterera imisozi mu iyerekwa, ndi guca mu mazi, ngasenga, ariko ngakomeza kubana n'Imana, nkomeza gukorera Imana nta kibazo. Imana ikajya icira inzira, abana banjye bakarya, tukarya rimwe ku munsi, abana ntibarware n'inzoka. Umugabo yamaye 2 cyangwa 3, ariko nkanyurwa nabyo, sinigande nkanyurwa nabyo. Nkabona abana banjye Imana bacira inzira, bagiye kwiga umugabo atayishyuye amashuri kandi afite amafaranga akora. Nkabona abana barambaye, umugabo atabagura imyenda kandi afite amafaranga akora. Nkabona abana babonye ikayi, babonye biki, Imana yaciye izindi zira mu murimo w'Imana. Umugabo akora ayiwe utamenya ahari, ayiwe ari ayo kunywera, abwira abantu ngo babahe, ajya mu byo yishakiye. Ariko nkomeza kubana n'Imana, nkomeza no kubaka, kandi yashaka ko nganduka nkamugandukira. Nabona amafaranga ngakora inzu, ngabwira dukora ibi ngibi. Narebye ko nta n'ikintu na kimwe afasha, kuko ntago yari akijijwe. Cyangwa rimwe nanaduhahire, ngiye ngateka nkamuha ibiryo. Buriya gukizwa ni byiza. Buriya nza kuba nakijijwe nta nubwo twari kumarana n'umwaka umwe, ariko kuko nahise nyizwa, Imana yamaye guca bugufi, nari ingare ntawe umvugiramo, ariko Imana irancura, iramonda, ndanoga. Naje kuba muri ubwo buzima, nagiye kwiga teoloji, mba mu buzima bugoye, mbese bugoye, umuhamagaro urandwanya, ariko ndarangiza teoloji, ndayirangiza. Nyuma Imana iza kuntumaho umuntu uvuye Kanyariro, aje gusengera arakora umusozi, kuko uriya musozi wa ruguru wabonye ko haba ubutayu, basengera bita Banguka ngutabare. Araza ajya gusengamo, asenzemo, Imana yabwiye ngo manuka gatoya, ari umumama witwa gutya na gutya, ugende umubwirire gutya na gutya. Ntabwo yarakuze? Yaraje asanga ndi mu rugo, n'umugabo ari mu rugo, arinjira avuga ati bite byanyu, mumeze gute, intambara zanyu zidashira, ibikiri biki. Umuhungu ndamusobanuriye, yari umusore, nta nimero ngira, nta tunawe sinanamwibuka. Ati mugiye gutandukana, ati kuko ntago byoroshe. Ariko ababwira n'umugabo ahari. Nyuma yaho arigendera. Nyuma yaho nzagura n'undi mukozi Imana, yambwiye ati rero Imana igiye kukwimura, kuko hano
hari imbaraga z'umwijima, hari imbaraga nyinshi, Imana ikurinze guterwa icyuma n'umugabo wawe, Imana igiye kukwimura. Umugabo akajya aza akankubita ngo mva ngo nzagutesha umutwe paka uvuye muri iyi nzu, ngo ugomba kuva muri iyi nzu. Arambangamira kweri, ndakubitwa nkabyuka nkajya kubwiriza kandi nakubiswe. Noneho umuntu uri mu ntambara rero nk'izo ngizo arabwiriza mu bintu bikomeye. Nuko Imana imaje kunuma abantu umuhanuzi wa gatatu ativa muri arugo utazaterwa icyuma. Nibwo bose bavuga ko uzaterwa icyuma. Bamuye n'umumama, nuko arambwira ati kugira ngo ujye ubura amahoro ufite n'abana n'ubundi umugabo muri kumwe ntacyo yakumariye. Hari n'undi wambwira ati niyo yaba ari etaje nta kintu yakumarira, udafite amahoro wayita. Nuko ibyo ngibyo biza kuvaho, fata umwanzuro wo kugenda. Mama arambwira ati nzajya nkwishyurira inzu n'abana bawe mbishyure minerevare, nawe Imana izagica inzira, ntabwo uzajya ubura icyo urya, ukorera Imana, Imana izagica inzira. Ako kareba niko ngende kubona ari byo nabasha kugufasha. Nabwo Imana iguha umugisha. Ivu nafashe ibintu mbishyira mu modoka ndimuka ngenda kuba ahantu umugabo abizi yari yagiye mu kazi. Ngenda umugabo adahari. Ngenda kuko ntago na yego Mana yari kunyica. Yari kunyica. Ndafunga inzu ye nshiramo ifunguzo ze ndamwandikira nabwo nigendeye n'abana banjye. Nigira kuba hejuru kuri Azamu, niho nagiye kuba nari nishyuye amezi 2. Ndahabaye nawe mahura n'intambara, umwana mukuru akajya ananira, nkomeza gusenga ariko makuru ihishirirwa rivuga ngo nta mahoro twabona muri iyi si, kwa data niho huzuye amahoro. Nawe ikigeragezo cy'umugabo kivuyeho, icy'umwana mukuru nashakanye nacyo kigize gute kiraje. Akagenda akarara hanze nkamubura, kumba umwana yagarutse muri ya karitsiye twabagamo. Umwana ndamubura, naga amatangazo mu mudugudu, umwana turamubura, mbwira Imana Mana umwana w'imyaka 10 abura gute. Mana umurindira hanagiye, ndagenda ndatuza ariko by'umubyeyi ukajya utuza mu kanya bikanga. Ubwo ngubwo umugabo ko tujimara gutandukana agashakana none kuncunaguza nuka kuri telefone. Ndabwira ati rero wiyemeje kuzanyica amagaze, reka nze nkwereke ngiye kukuboroka, nzakuborokora umbashije. Namuborotse amezi 3. Ntabwo yarazana muri ntabwo yarahazi, namuborotse amezi 3. Ubundi se nibura yashaka ko mugaruka mu rugo cyangwa yifuzaga iki ubundi? Kunesha umutwe. Nta nubwo yashaka ko ari uko namugaruka mu rugo. Reka ni kunesha umutwe ambwira amagambo. Ubundi abantu mwabaye indaya ni mwubaka. Ese ivu abantu babaye indaya bakijijwe ntago bajya bubaka. Akunze ko bubaka. Barubaka. Akambwira ibintu nk'ibyo byo kunsubiza mu mateka yo hepfo y'inyuma yarangiye, akankomeretsa. Ndareba n'ubuzima naciyemo, nareba no kurundi gukomeza uruzero runyirukaho. Imana yari amaye inzu, nta kintu yagiraga, nanjye ntacyo ngira, tugafatanya tukubaka kubera umurimo w'Imana no gutangwa hamya kuri YouTube. Imana ikamfasha tukubaka. Nareba n'ukuntu bari kunsubiza mu mateka ari no kunzengurutsa nzerezana n'abana. Narakuze mu myaka 8, ababyeyi banjye bagapfira umwaka umwe nkikuza, nkaba nanashatse nabi nkarera abana nanjye ndi muto ku myaka 30. Wumva ni ibintu binkomereye. Kajya n'umuntu buriya abantu bakunda gucyura, ariko gucyura si ibintu byiza. Nuko ndamuboroka, ajya kubwiriza, abahanuzi bakaza, Pamela borokora umugabo, nimba mwajyanye ikibazo ntago yakijyanye n'abana be, niyo yakora icyaha kingana gute imbere y'abana, afite uburenganzira ku bana be n'abana bafite uburenganzira kuri si. Nibura abana se yabaga ashaka kubavugisha ariko ntago yabafasha. Ntago yabafasha kuko nyimara kugenda nagiye mbaho ngaho, Imana irambwira ngo iranyimuye ngiye kujya kubinyamirambo. Imana irambuza, irambwira ngo gwino hafi yawo wasebeye. Imana ikunda ahantu uba warasebye ikahava hari ikintu ikoze. Ngiye kubinyamirambo, Imana yambwira ati gwino hafi yaho wagize gute wasebeye, njya kuba handi mu birembo. Urareba kuvara mu birembo ujya mu rugo ni inote ya 700. Ndagaruka nshaka inzu aho ngaho mu birembo, ndahabaye naho mahurira n'ibigeragezo. Ndamuborokora akajya aza mu rugo, ariko aza ari nk'umwinjiro, ngo zana ngo 1000, ngo nanjye nkome 1000 ngo duteke. Ndavuga se kuri kuza nk'umwinjira waretse iriya nzu tukayishamo umupangayi ukaza tukabana, ngo hoya ngo banseka ngo nzajya nza rimwe na rimwe. Ndaba none uri umwinjira, mbona nabyo sinzabishobora. Akajya akaneza abantu batazi ibibazo byanjye, akaza akaneza abantu, akajya mu buyobozi, ngo abana ngo ndabashaka ngo bajye kwiga, ngo biki n'ibiki. Urabashaka bajye kwiga nibiga? Ese urabashaka bajye kwiga ni rasiyo ubaha kuva twatandukana n'ikiro cy'umuceri wari wabagurira?
atangira kuneza abantu muri iyo karitsiye. Imana birambwiye ati koresha umuhanuzi, arambwira ati nagiye gusengera muri jaride ku Kinamba, ikoresha umuhanuzi, arambwira ati Imana irakwimuye byihuse. Imana nta n'imisi byaciyemo kugira ngo nyine bikore, Imana iteze ikibazo cyo gukemura ikindi. Umukozi nari mfite yakoze impanuka, sinzi ukuntu yakinnye n'abana, ikirahure kiramukata cyo kuri saro kimukase, nyirinza baduhaye piriyave, mba nimutse gutya. Imana yavuze mu cyumweru kimwe, mu kindi cyumweru mba ndimutse. Ndaza nza yarakiza, yaratakiza kuko yaratangiye kundeka mu buyobozi, mbabwira ati mwabayobozi mwe, uyu mugabo twatandukanye azanaje kunesha umutwe, nambabaramo amahoro. Yarazaga karara se cyangwa yarazaga gatesha umutwe gusa gataha? Mbere yarazaga karara nyine, twarasubiranye nk'umugore akajya aza igihe yashakiye, ariko akaza ari wa muntu ngo zana igihumbi, ngo nanjye nzane igihumbi, ngo dukomeho, ngo duteranye rasiyo. Aza atari umugabo, aza ari umwinjiro. Ndabyanga. Kandi ubwo muri iyo minsi Imana ihamwe ngurinze kurwara sida, ngurinze kurwara sida. Evo hari igihe umugore n'umugabo usanga umwe azanye sida, undi akitana wa mwana, undi ndati ni wowe, undi ni wowe, hataba imbaraga z'Imana n'uburinzi, abagore twarwara sida bikarenga. Nuko umugabo ndiyimukirana yizira hafi n'ubundi naho ngaho, n'ubundi yari muri karitsiye imwe, akajya asakareba abana be rimwe na rimwe nkingira n'ingendo zo hanze. Kuko tukimara gutandukana nibwo nahise njya mu ivugabutumwa muri Kenya, bihita biba ngombwa ko banyimika, ndimikwa, mba pasiteri, bamereza certificat, bameza na kora. Nkajya niyizira, Imana itangiye gufungura ingendo, nkajya njya Uganda ngabwiriza, za Burundi nagiye, Imana itangiye kumpa umukozi, kuko uriya musozi nari narawuvuyeho, ahandi ho nagendaga nagiraga abakozi, kandi Imana ikamwishyura. Nangiye gutungwa n'ivugabutumwa, nagenda ngabwiriza, Imana yampa iryo 10 ngategamo 7 bigahahira abana, ubuzima bugakomeza, kuko abana bari bafite umuterankunga, kuko Imana yambwiye ati abana bazigishwa nanjye. Kandi koko hari igihe Imana ikubwira ikintu ukabaza ibi bintu ni ibiki, yabageze ko uwo mugabo atazashobora kurihira abana yabyaye. Imana igacinzira abana bakagira gute bakiga. Ariko na rimwe n'abanyavuga ati ntago abana baziga, ntago baziga bazamera nkawe, n'umugabo nabo ntago baziga. Nangiye guhangana n'umudayimoni wa karande, kwicizwa karande kugira ngo abana bagire gute bazige, kuko muri iki gihe 8 nuko umwana yiga. Yego. Imana yekabanza abana baziga, kandi ivo nkabibona bakiga nabo, ariko bakagira gute bakiga. Gusa ikintu cyambabaje, iyo utumvikana n'uwo mwashakanye, abo mu bana babigenderamo, abana bagiye babigenderamo, nk'umwana mukuru aba ari segonderi ariko bari mu wa 4 primaire. Kubera urusaku, kuba mu rusaku, kwiga nabi, wabonye umuterankunga muteretse mu ishuri, ejo bundi urimutse, uragiye mugahura muri ibyo bintu. Icyo kintu cyarambabaje. Uwo mumukurikiye imyaka 9 ari mu wa mbere, kubera kukurira mu rusaku, mu nduru, muki, kutubana no kutumvikana, abana nabo bakurira muri ibyo bintu, kwiga bikanga. Ubwo ibyo byaje kuvaho, nkomeza kubaho ngaho mu birembo. Ubwo niko imyaka iri kugenda yikubita muri 2. Umwaka umwe warangiye ndi mu Rwanda. Nyuma yaho Imana ikanyinuma abahanuzi muri Kenya, Imana ikanuma abahanuzi jya muri Kenya. Muri Kenya tubonye ujya gukora umurimo w'Imana, hari abantu bakeneye kubona Imana, jyayo. Njye mfite passport y'imyaka 10. Wari waramaze kwimikwa? Nkora ingendo so hanze jya kubwiriza. Noneho mbwira Imana rero ntago nasiga abana banjye. Buryo umuntu wabaye imfubyi wireze abyumva cyane. Hari ukuntu nyine biterwa nanone n'ukuntu umuntu ababanye n'undi, cyangwa n'ubushobozi, cyangwa no kwizera, cyangwa no gukizwa, cyangwa no kumenya Imana, ntago mbizi, cyangwa no kutamenya Imana. Hari ujya kumva ngo abana banjye nabasigiye se, kubera nta bushobozi mfite, cyangwa undi akabwira ati abana banjye nabasigiye se kubera ko nta stress nyene nawe azumve, nanjye naramuhimye abanze yumve. Ariko ngewe umutima ntago nigeze mugira, kuko nakuze nirera, nta uburere nabumenye, ariko nyijishwe nta burere nagiraga. Ngewe natangiye Imana ikajya imbwira ati bavuga uko bagenda gutya, bakora ibi, Imana itangiye kumpa uburere, kandi ubundi abandi bana bahabwa uburere n'ababyeyi babo. Rero ndavuga Mana ntago narekura abana banjye, nakuze ndi umwe, ndajya kurekura abana banjye mbahende, ndabahereza uriya mugabo nawe udafite amahoro. Rega buriya ivo biragoye gushaka umuntu ho amahoro utayafite.
nkeneye amahoro kandi uwo nshaka akayama ntayafite noneho mufasha abana ndabamuhereje nawe nta mahoro afite mwumva ngize ikintu bita impuhwe niyo mpamvu Imana yamaye kubyara neza ngiye sinjya mbyara mbazwe buriya yararebye ngo nimuha kubyara bazwe ntazita ku bana yabyaye ariko nimuha kubyara neza akajya amara iminsi biraribwa n'igise azamenya ko agomba kwita ku bana be ubwo ngubwo abana banjye aho ndi nkabazengurukana abandi bakavuga ati uriya mugore yarasaze yataye inzu yaruhiye ye abakwishimye hejuru bavuga ati uriya mugore ati n'ikigoryi ati ngiye nahaguma nashaka nkahapfira hari abantu bihambira mu bintu paka bapfuye bakabaca imitwe nuko birangije muri iyo minsi maze umwaka nahukanye Imana ati jya muri Kenya ambwira Imana ati Imana nkeneye ikimenyetso cya mbere yuko nyiri inzu ambwira ashaka inzu ye ikindi kimenyetso cya kabiri nkeneye ko ikimenyetso cya kabiri umuntu anyishyura pasiporo z'abana ikindi kimenyetso cya gatatu nsabye ikindi kimenyetso ko abana bazabona pasiporo isa akanabasinyira atangoye ivo ibyo bintu Imana yarabikoze nagiye kumva numva nyirinzi ati nshaka gukora inzu yanjye kandi nari nyibayemo nk'amezi 6 nta kibazo dufitanye abanga ati nshaka inzu yanjye sinigeze ndenzaho ikindi kintu kuko ngiye nkorera Imana y'ibimenyetso hamwe nshaka inzu sinigeze mubwira ngo nyongeraho iminsi reka nabwo ati nta kibazo reka nshakaho kujya kuba ubwo ngubwo wa mama wandihiraga inzu Imana inamuha umugisha mama wandihiraga inzu akishyura abana ishuri muri prive ndamubwira ati nshaka kujya muri Kenya gukora umurimo w'Imana nabwo ati se n'Imana biko ati ngiye nta kibazo pasiporo nzazishyura na tiki ivo yishyura pasiporo z'abana 4 aduhereza na tiki yamaye nk'ibihumbi 600 y'amanyarwanda ndavuga ati Imana ni wowe uvuze pe reka ngende ubwo mba ngiye kumugana nawe nshaka kujya gukora umurimo w'Imana muri Kenya arambwira nta kibazo nzagusinyira asinyira abana biwe pasiporo ntazibonye ndazishatse mu cyumweru kimwe mu kindi cyumweru mba ndazibonye mfata imodoka nshyiramo ibintu byanjye ntago wasiga ibintu ufite abana nshyiramo ibintu byanjye nyine byo gukoresha n'iby'abana mba ngiye mu modoka ndagiye mfashe Trinity turagenda no muri Kenya tugeze kuri boda yo muri Kenya Busia biba ngombwa ko yorofeva abana nazo bafite amashingi 30 turambuka turinjira tujya kuba ahantu bita Kasarani turahabaye nkora umurimo w'Imana ubundi se wari ufite umuntu usanze muri Kenya cyangwa ko ari nta muntu nari nsanze nanjye mu murimo w'Imana gusa nakundaga kuhabwiriza nari nanjye kumenya ibyo bice kuko nahajyaga naranahimikiwe urumva nari imazi ariko wari ufite umuntu uri bukwakire nari mfite umuntu uri bunyakire w'umunyamurenge ndagenda arambwira ati wowe uzaze uze nkwakire ubanze ukuntu ubuzima bumeze nyuma yaho uzafata inzu uwo mukobwa afite umwana yibana w'umunyamurenge ndagenda ngira mu rugo rwe tugera mu gipangu yari atuyemo ariko harimo na ba nyiri amazu n'abandi bapangaye aba mu gashamburete ariko kanini k'amashingi 3,000 ubwo ni 30 by'amanyarwanda tugiyemo n'abana urabizi abana 4 urabizi usanze umukobwa wifitiye umwana umwe hagati yatangira ibintu ntatutarana ati abana bawe ntago uzabashobora muri iki gihugu uzasubira mu Rwanda ni wabivamo ndavuga ati abana banjye si umusaraba wawe abana banjye si umuruho wawe ihangane gatoya harano negereje amafaranga nzashaka inzu ubwo abana kwa kundi bakubagana ba nyiri inzu buri abanyakenya nago bajya babyara abana benshi iyo babyaye babyara abana 2 cyangwa 1 niko ubwoko bwabo bumeze nuko aba bana barabangamye ibiki none biza kuba ikibazo abana kajya birirwa inyuma y'igipangu bakaza baje kurya bagasubira inyuma y'igipangu none amafaranga ari yanshiranye hari ya busi y'abajya ruswa cyane yari yanshiranye amafaranga bayajyanye ayo nari kubakoreshamo nasiganye amafaranga make ndahaha mahira muri rugo ni wago wabugiye mu rugo bw'abandi ngo bakorera abana 4 nawe wa 5 udahaha udufaranga twose nari nsigaranye narahashye nshira mu nzu amafaranga yose arashira none nangira kubona ubuzima abana banjye babayemo ngo bajye birirwa inyuma y'igipangu ngo batahe baje kurya bongeye birirwa inyuma y'igipangu batahe ninjoro kandi kiriya gihugu urabizi biba abana hari igihe umunyakenya aba nta mwana afite akaza guterura umwana kandi Kenya nimba ari igihugu kinini ni Kenya bagutwara umwana ntago wapfa kumubona nanjye guhangana ni kose Imana ni wowe wavuze ni wowe wanzanye ahangaha ese bimeze gute mbaye muri ubwo buzima
ariko nkajya mvanga nkajya mu butayu gusenga mana amafaranga acira inzira ariko mama wamfashaga mu Rwanda waduhaye itike arambwira ati ngiye nzajya nkwishyurira inzu no muri Kenya nzajya nkwishyurira inzu nzajya guheza 20,000 by'amashingi ni 200 bya wishyura inzu andi uyahahishe none abana nibajya gutangira nabo tuzabarira nta kibazo urumva uwo muterankunga Imana yakomeje kumumfatira amaboko kandi nkajya musengera kandi no Imana imuha umugisha rwose nuko nkagenda ngasenga Imana ndaboza amafaranga ndaboza kwimuka ndabohoza uburinzi bw'abana cy'igihugu nta hantu najya kuvuga nta rurimi rw'igiswahili cyishinze ngo ndajya gushaka umwana yabuze ubwo ngubwo nkajya naha akaba arambwiye abana bawe bakoze ibingibi ngabwa ihangane nshuti yanjye ihangane nk'ubundi wamfashe ukoreye umugisha ihangane wongere wihangane nimbona amafaranga ndahita nimuka ubwo haciye iminsi barambwiye ngo mama ngo ari buze ngo kunsura avuye Igisenyi ati araza nanzane n'ibyo kurya nta kibazo nyina baraje amushyiramo politike abaciye umugani nicaye ngaho numva baramubwiye ngo umanika agati wicaye ngo wajya kukamanura ugahagarara ubwo urumva ari kumubwira ngo ni we wanyikururije nzana ngo reka yumve nuko babaranyirukanye nijoro n'abana ndi gutekera abana byanahiye babaranyirukanye ngo genda uwo mama barambwiye ngumva madame ngo umwana wanjye ngo umuzukuru afite anniversaire ejo ubwo rero ngo ndi kumva wabugiye ngo kuko hano hazaza abashyitsi kandi abana bagira akajagari ngo shaka aho ujya 5 z'ijoro muri Kenya mu mabandi mu bajura mu maki ndavuga ati sawa murakoze nago najyana ibintu byose reka njyana abana gusa nshaka uburyo nabona aho ndara nzashaka n'uburyo nabona inzu nimbibona byose nzagira gute nzagaruka ntwari byanjye ati nta kibazo mfata abana ndagenda njya ku mupasiteri uri mu bantu banyimitse w'umunyamurenge w'umwana mwiza ukunda abakozi b'Imana ndabafata abana mekundi mfata undi bakurikirana nahetse ubu ngubu wongeye kurikiza afite imyaka 4 n'umuhungu ndamuheka mfata no bakurikirana bufite imyaka 6 mfata nabandi 2 uw'ikindi n'uw'12 turagenda tujya kuri uwo muntu yaratuye hafi aho oya kuva yaratuye n'ubundi byari mu gace kamwe ariko kuhava ujya iwe harimo akagendo turagenda duce no kuri bwa butayu Imana iraturinda tugera yagiye kumva yumva ndakomanze utanamuhamagaye nari kumuhamagara sinafite amayinite ubwo yumva ndakomanze kandi uwo papa nawe yari afite umuryango pe muramu we yabaga aho ngaho n'umugore we n'abana be 7 baba mu nzu y'ibyumba 2 na salon na toilette na douche n'ikikoni abo namuguye ngo se pastor ngo kunguyeho ngo saa 6 ndabwa banyirukanye bakwirukanye so umuntu agira umutima wakwirukanye n'abana ndabwa nakundi babashatse matora hari undi mupapa wari wamusuye aravuga ati rero hano ngiye mfite matora imwe undi nawe ati naza nabo bana bakuru 2 mbajyane barare mu rugo nawe n'abana 2 barara aho ngaho nta kibazo bandaye aho ngaho nkajya vaho ngaho nkajya muri bwa butayo gusenga mbohoza amafaranga nyuma mu manyorezi 10,000 by'amashiringi ubwo ni 100 by'amanyarwanda ndagenda afata inzu ya 5 50 y'icyumba kiri aho ngaho n'agasaro biri aho ngaho ibindi 5 mahiramo abana nguramo kahunga nguramo umuceri n'amavuta n'amashu na sukumayuki n'imboga rwatsi amafaranga barashize ubwo ndangije njya kuzana ibintu byanjye by'abana tubayeho ngaho nkomeza gukora ivuga butumwa abanyamurenge bakajya bazanga abasengera bari muri process ya UN bakazanga abasengera usize kahunga ikiro usize umuceri nusu uri Imana ni nziza banavuga ngo abantu bararoga ngira ngo uri mu ishuri nibo babushiramo ntacyo waba mbaye muri ubwo buzima nyuma umuntu aza kuntumira ahantu basenga kuwa 5 kesha kuraramo ndagenda iyo kesha yaberaga ahantu bita Nyamavira nkajya ngenda ngakorayo umurimo rimwe na rimwe nkayobora amateraniro cyangwa nkabwiriza hasengeragamo abarundi abanyarwanda bake abanyakenya bake abanyamurenge benshi bari gusenga bashaka kubona ibyangombwa bibajyana hanze bya UN yego ndagiye makorera umurimo nkomeza makorera umurimo Imana ikamera umugisha
umaye 500 umaye 300 umaye 100 umaye 50 bari abanyamurenge ariko nabo bari mu butayu ntago bari kugwa ibyo badafite nkasiga abana baryamye nkajya gukora umurimo aho ngaho umurimo w'Imana tugata mu gitondo saa 11 nkatanga ajya kuryama ngasanga Imana ndindiye abana mbaye aho ngaho noneho nza kugira ikibazo cyo kubura kwishyura nza kugira ikibazo wa muterankunga rimwe na rimwe nabona amafaranga bitewe n'akazi nyireza ati se kutanyisha nk'andi gushaka amafaranga umunsi umwe umuntu aza kumuza no mu YouTube uba muri Amerika avuga ati hari umushaka kubamye uri henda ntabwo ndi mu Rwanda ndawe ngende muri Kenya avuga ati afite abandi bakozi afite abakozi bakora muri Kenya wakora ikiganiro ati yagukoreraho umugisha akaguha nk'ibihumbi 10 ndabwo nta kibazo ubwo ngubwo mba ngiye nanzu bamya kuri YouTube uwo mugabo nkubita ibihumbi 10 nishyira inzu ibiryo bya byanashize ndongera mfata bya 5 ndahaha amafaranga bageze gutarashize Imana ikagira intunga ruto ariko mu buzima budasobanutse ariko ikanunga ruto wamaze igihe kingana iki muri Kenya hafi umwaka hafi umwaka rugiye kuzura hari itorero wagiraga gukoreragamo itorero ryari rihari kuko iyo kesha yaberaga mu rusengero ariko urwo rusengero n'ubundi ari rw'abanyamurenge niho banyakiriye nkajya nkoreramo umurimo w'Imana habagamo abapasiteri nka 3 nanjye nza nduwa 4 nuko nkomeza gukorera Imana nkajya ngenda mu gusenga nkagenda kubwiriza aho banumiye ubuzima burakomeza ariko hari ubuzima bukakaye ubuzima bugoye abana ni bari kwiga kwishyura inzu biragoye ibiryo byashize ntago biba byoroshye byageze ngaho ibiryo birashira noneho nkajya sengisingije ngo Imana ryamisha abana basinzire bageze nka saa 8 Imana ikabikora babyuka umwe agahera ku mutarira kugera ku mfura none abanyakenya duturanye bakaza batatu bakoyiko na shida gani umwe akazana ishu undi akazana kawunga undi akazana urunyanya undi akazana amavuta utuvuta dukeya ubwo buzima nabwo mbucamo byageze aho ngano no mera nk'ikiragi mera nk'umusazi umbonye yose akabona ndi umusazi ukajya babwira abana banjye ngo ariko mama afite ikihe kibazo ngo ko atavuga bikajya ngano no byageze aho njya mu butayu mbwiye Imana ndabwira Imana wanyishe ko ntago mfite kubaho kuko ntacyo mari abana nabyaye Imana yambwira ati abantu murukunda kwikunda ushaka gupfa ugasiga abana ngavuga Imana mbabarira kwikunda nkaba mvuye aho ngaho Imana ikadutunga ruto ikadutunga gake uyu munsi twariye saa 6 ngasiga ibyo abana ninjo bari burye ngiyewe sindye ngabitangira ejo mu gitondo bakabyuka barira mba muri ubwo buzima nyirinzu nawe biramucanga akagenda akazana icyayi agahereza abatoya n'umugati abakuru bakagumaho mba mu buzima bukakaye ndabwo Imana niwe wanzanya aha ngaha ariko makuru y'ishurirwa rikomeye rivuga ngo ushaka guta ikigerageza ariko ukajya mu kindi kuko nta mahoro yuzuye abona muri iyi si kwa data niho huzuye amahoro mbaye muri ubwo buzima biza kunanira kwishyura inzu ariko ubwakari ngo umugabo uri muri Canada wazanye ibintu by'imishinga gufasha abantu aho ngaho ngo kwiga ngo gufasha abakristo akaba itorero yarakodesheje irusengero rufite n'amapantimenti ngo akajya ashingamo itorero ashaka gufasha abantu gukora amasabune gukora imyuga n'ibintu nk'ibyo ashiramo itorero umunyamurenge yarambwiye ati wajya uza gusenga hariya ko ari igihe wabona umugisha kubera nyine ishuri n'ibigeragezo ndagenda nkajya njya gusengerayo nuko ati wahabona umugisha ati kuko ati ubu nanjye mbaye n'umugabo wanjye ariko nawe ubwo umugore yabaga afite intambara z'urugo ati mbaye n'umugabo wanjye ati 3 twishyuraga ntago tukibyishyura ati ndiyo ati bamaye ubuyobozi ati nawe ujye uza hari abapasiteri 2 ati nawe wa 3 atari igihe bagufata bakaguha inzu hariya kuko hari inzu zitari gukoreshwa bangiyeyo ndiyakirijeyo nkoreyo umurimo w'Imana ku cyumweru nkajya njyayo rero birangije mbuza amafaranga yo kwishyura inzu ummarambwe ati genda ubwira umuntu urinze iriya nzu ari amazu akuvugire kuri uriya mugabo muri Canada ubundi aguhereza inzu kumba ayo mazu yararinzwe n'umugore w'umunyarwanda nawe ufite abana watandukanye n'umugabo muri icyo gipangu habagamo umunyamurenge habamo n'umunyakenya ari umupasiteri ngo uwo mugabo yaramuzanye noneho mfata ibintu ndimuka mbwira mama naga rero ntago nyishoboye kwishyura inzu ariko harano nabonye inzu y'ubuntu fata ibintu ndimuka n'abana kwimura ibintu n'abana bane mu muhanda muri Kenya bandagiye tugiye muri ya nzu y'uwo mupasiteri ahantu bateranira ari rusengero ariko rufite nandi nk'amazu nka 2 3 4 5
inzu imwe irimo umupasiteri w'umunyakenya, indi irimo uwo mugore nawe w'umunyarwanda wavuye muri Uganda atandukanye n'umugabo, iyindi nayo yakodeshagamo umurundi kazi n'umugabo we n'abana, indi irimo uwo munyamurenge hejuru, hasi hari indi nzu nayo ariko y'ishuri, idirishya ridafunga, umuryango udafunga. None imvura yagwa amazi akinjira mu nzu. Iyo nzu niyo nagiye kubamo, ariko nyibamo uwo mugore w'umunyarwanda yanze ngo banza ngo uvugane ngo na nyiramazu. Abona akavuga ati ariko bavuganye ngo ntago ari bwinjiyemo ngo batavuganye. Bigeze aho ngaho ninjiramo. Ibaze kuba muri iyo nzu nayegekagaho muri salo, noneho ku idirishya ngakushiramo igiti, noneho ngashyira ibintu byose mu cyumba n'abana. Inzu yo hasi konje, amazu yo hasi muri Kenya bakonje. Ngatekera mu nzu na gaze mu cyumba kugira ngo abana bataza kurwara umusonga. Kandi abana banjye barakubaganaga, ntago nari no kujya hejuru, nta n'inzu yo hejuru yari ihari. Niyo ngiyo yabagamo uwo munyakenya umuvugabutumwa bazanye, imvura yinjira mu nzu ayivamo ajya mu yindi. Iyo niyo rero nagiyemo y'ishuri y'ibigeragezo. Ndahabaye nanjye kwarwara intambara zikomeye, batangira kundwanya kuko nakiraga ibyifuzo buri wa gatatu nkajya nsengera buri muntu umwe akaza akinjira nkamusengera, undi wa kabiri akinjira gutyo ngirirwa muri ibyo. Umaye 100, umaye ibiceri 50 by'amashiringi, uzanye kawunga, uje nta kintu afite, ndabasengera kuko nta kindi nari gukora. Nuko uwo munyakenya atangira kundwanya, atangira kujya hanurira abantu ngo ngoresha ngo inzoka, ngo mfite inzoka mu nzu. Babanyamurenge bose nasengeraga baramugobotse, babagiyeyo. Batangiye kundega ibirego, abana be barasakuza, bavuga ibintu byinshi. Ndahabaye noneho baza uwo muryango aho ngaho nabaga hari robine izana amazi. Sinzi umuntu wayifunguye, amazi arinjira mu nzu aradutera. Twararaga hasi kuri matora, ari matora umuntu yari yaramaye nini ya kabiri, ariyo twaragaho n'abana twese. Amazi yaraduteye, tubyutse dusanga amazi yaduteye, yatwinjiye muri matora, natwe twayaryamyemo. Umwana wa kabiri nawe ati maduru turi mu mazi. Noneho undi wa gatatu akavuga ngo mangu yisi filime, ngo ibi tubibona muri filime, ngo reba turyamye mu mazi. Ubwo birangije kuko bari baramagurukiye bose muri icyo gipangu. Bwira abana toke muhaguruke rero dutangire tudaha amazi, dushira mu ibase tujya kumena, twahere mu gitondo, twamaze iminsi 3 tudaha amazi adashiramo. Kandi ubwo matora iruzuye kabiri, umva iyo matora kuntu ingana byonyine, iyo itarimo n'amazi kwitirana byoroshe, iruzuye imeze uko. Nuko matora nyerekera tukajya turara ku isima, turayikamura. Matora iranga, nzana abagabo bayikorera, birabananira, b'abanyakenya birabananira. Matora tukajya tuyikanda, nkawe mujye muyikandagira dukamura amazi tumena. Habe n'umuturanyi n'umwe muri abo bose twasenganaga wigeza ngo azambwira ati se twagufasha iki, ese ufite matora yo kuraraho? Nta n'umwe. Imana iragenda iranyigisha ndavuga Mana, ubundi iyo nigumira naho narindi muri iriya nzu nkazayipfiramo, aho ujya mbe muri ubu buzima. Ariko nkabona ubwo navuyemo n'ubwo ndimo byose n'ibigeragezo. Nuko mbaye muri ubwo buzima. Waje kuva muri Kenya rero ugaruka mu Rwanda gute? Ubwo naje kuva aho ngaho baje kunkora inama, barambwira ngo ugomba kuva muri iyi nzu ngo iyi tariki iragira ati rero tugiye gusaba ibintu byawe ujye kwa chairman ni nko mu mudugudu, ni nko ku muyobozi w'umudugudu. Ariko nzakubwira umwana musore ukora mu mujyi twasenganaga, ndamubwira mfite ikibazo, banyirukanye kandi sifite aho nshira abana. Ati genda ushaka inzu, amereza 5,000 nishyira inzu, mba ndagiye njya mu yindi nzu. Iyindi nzu rero nagiyemo nayo ndayishyura, ninjira mu nzu mu gipangu kirimo abantu nka 6, ari nge mu Nyarwanda urimo. Abanyakenya bakishiramo ngo Abanyarwanda n'Abakongo ngo nabarozi, abana bakajya babazirika. Nuko birangije nta n'imisi 2 mabaye bamaye piriave. Piriave ndavuga Mana, ubuzima buzarangira ryari? Noneho nyirinzi akavuga ati uyu muntu afite trauma, uyu muntu afite ikibazo. Ati nge ntago ndi bugusubiza amafaranga, ndagenda ahubwo ugenda ushaka inzu ngewe nze nyishyure kuko nayaguha ukayarya, ntago wakishyura inzu. Urumva urwego nagezemo rwo kumva ko bama amafaranga nkayarya sinishyura inzu. Nuko ndagenda njya gushaka inzu ahantu bita Jackson, ni ahantu haba utuzu dutoya tw'ibihumbi 3.
ndagiye mfasha abana banjye ndayibona mbafasha abana banjye turinjiye tubaye muri ako kazu k'agacamburete kangana gutya ari ukubanza gupanga ibintu hejuru gatera imisumari kugira mubonaho mutekera naho mugirira gute ubwo gazi kanshirana nateka ku makara nyirinzi ati wa mugore we nimba udashaka gucana kuri gazi nzongera gusanga wacanye kuri ku makara nzaguha piriyavi mahurira n'ikosi aransohora mu gipangu ngo genda utekere ngo inyuma y'igipangu nerura imbabura njya gutekera inyuma y'igipangu agenda karanyica maje gutekera abana njya mu murimo w'Imana mba muri ubwo buzima naje nanone guhura n'ikosi rikomeye ndavuga ko Imana ibi bintu bizarangira ryari nkomeza kuri Imana nagucika intege noneho hari umugore twasenganaga kesha Imana iza kumbwira ngo mubwire ngo umugabo we ngiye kumushyira mu gihano hari igifungo imbere ye ati kandi ntuzababare n'injye uzaba ubikoze mu kindi cyumweru Imana irambwira ati amasengesho y'imisi 2 yihuse amasengesho ndayakora ubwo umugore abaraje ati mereza umwana wawe ajye kungura credit abanjye ntago bahari ndamumuhereje ubwo umwana baragiye umwana mukuru umwana aragiye amajije kugenda umugabo we yari umunyarwanda ariko ari umugabo ugirira ari umugabo w'umusambanyi kandi ngo asenga ngo bambwiye ngo ndashaka ngo kuguha ngo abiceri 40 ibiceri 40 ni 400 y'abanyarwanda ngo nashaka kuguha ibiceri 40 ngo ugiye kugura ice cream ngo ariko hari ibintu nshaka ko nkorera undi ambwira ati se ni ibiki ngo banze ugende ngo ugiye koga mu gapipi ngo ubundi uze ngo nkubwire umwana yagenda yoga mu gapipi umugabo atangira kujya afata umwana akajya afata igitsina cye agafata amavuta agikotora agasiga ku gitsina cye yangiza agashaka kumucengezamo akabwira umwana ati ngo ufata igitsina cyanjye ngo kirigati umwana wawe kuko Imana yambwiye ngo ukora amasengesho y'imisi 2 Imana niyambwira icyo nyakoreye amasengesho ndayakora habe no kwerekwa habe no kurota habe na kimwe amasengesho nyavuye ku munsi wa 3 nubwo umugabo ashatse kufatira umwana ariko ubwo Imana ikahora numa abahanuzi Imana ikurinde umwana gufatwa ku ngufu Imana ikurinde umwana gufatwa ku ngufu ariko ikimenyetso nyine kiraza nuko arangije abwira umwana aba yikanze umugore we abaramuretse ataramutobora ababwiye umwana ngumva ngo nubwira mama wawe yuko nangiye kukurongora kugufata ku ngufu ngo nzaguca umutwe abamubitsemo ikintu bita ubwoba noneho muri aya maprote twabagamo nk'amaprote ni nk'ama etage 6 cyangwa 10 ariko ari mu gipangu kimwe kwa kuno nyine umuntu akubona akabona ati uyu mugore ni indushyi byaramucanze umugabo we barashwanye aza kuruhira inaha reka mwangirize umwana kuko ngo yari afite ingeso uwo mugabo we kujya asoma utwana dutoya reka mwangirize n'ubundi ntashinge na rugerera azajya kundega hase ninde se uzamuvugira aza kwikanga yuko igikoma hari abantu bibeshya ku gikoma ugasanga igikoma giteretse hari abakiguteguriye nk'umugore yaguteguriye igikoma mu itasi ndivuga ku bantu bakijwe batanywa inzoga wowe ukagenda wihuta ngo nakere ukahita ukubitayo icyo hejuru kirakonze kiri igikoko ariko icyo hagati ururimi rurashya anyikanga gutyo rero asanga hari icyo navuganye n'Imana nuko umwana arataha ndamugaburira ayo masengesho nene yakoreye masayina ni mu butayo bumeze nka jaride nkara kwa masasu bw'umugore bita Pamela amasengesho nagiye nyakorera nkorera Imana ndabwiriza ndayobora amateraniro nyarangije kwa 3 ndataha nibwo yashatse kunyangiriza umwana ageze hagati rero ku gikoma asanga rurimi rurashya asanga yahemukiye abandi bose asoma abana babo asanga ngiye ntago nsanzwe hari icyo navuganye n'Imana nubwo Imana inkaranga utakurusha gusenga nakagutera ubwoba ari igihe umuntu amenyera umuntu usenga akamukandagira nk'itorosho ariko Imana yo Imana hanibiri ibigomba gukiranura umwana wayo nuko sinigeze mbyerekwa umwana yaraje ararya ndiryamira birarangira umukozi w'Imana twasenganaga arambwira w'umunyarwanda uba nawe ari mu Rwanda arambwira ati nge nabonye uri kumwe n'abasirikare simbizi ndavuga ati Imana indinde nge nta kibazo njye ngirana n'abantu ndagerageza mu bibazo byanjye n'ibigeragezo nta kibazo ngirana n'abantu sinzi ngo nagiye gusengera umuntu kasarani sinje na moto mbona mu ipilote hose abantu buzuye umwana wanjye baraje ati ati kanaka ati yashatse kumfata ku ngufu nabwo tugende mu nzu kuko ntumvaga atari ubwa mbere numvishe ikintu cyo gufatwa ku ngufu k'umwana wanjye ndabwinjira mu nzu ngiye kugupima agakuramo ubusa turebe nsanga ntago yamufasha
ubwo ngubwo wa mugabo baramufashe, abanyakenyakazi, wowe uraza kwangiza umwana, urareba uriya mama yararushye, uraza kumwangiriza umwana nta n'isoni. Baba bamukubise amabuye bagiye kumutwika, bene wabo Abanyamurenge barahaguruka, kuko uwo mugabo n'umunyarwanda yashatse mu Banyamurenge, barahaguruka kandi nibo bandangiye iyo nzu, kandi abo ngabo nibo nasenge twasenganye, baba baranyihindutse, baraje, wowe n'umwana wawe mwabikinnye ngo mushaka amatike yo gusubira mu Rwanda, none reba mufungishije umugabo wacu. Ndavuga ati rero kambabwire, ibyo ntago binunguye. Uwo mugore arangije ngo ejo ngo warabihanuye, ngo reba biranasohoye, ngo si wabihanuye. Ndavuga ko Mana, none no guhanura bigiye kuba ikibazo, nanjye ahubwo Imana sinzongera no kugukorera. Nuko ndaje navuga ati umva nkubwire wa mugore we, mbabwire nimba uriya mugabo arashatse gufata umwana wanjye, Imana izamugishe muri gereza y'iteka, kuko yakinishije udakinishwa. Ubwo umugabo baramujyanye na Kamambirire, nanjye barambwira ati fata abana tugende, mbafasha abana turagiye. Umwana ubwo tuba tugiye kwa muganga, baba baramupimye, muganga ati mwimbere niyagezemo atari kure turabaha imiti yica mikorobe. Naraharaye mvuye kubwiriza n'abana batariye turaharara. Muganga niwe wagiye gurira abana ibyo kurya, baranywa umugati n'irindazi. Buracya ndangije mfata ya miti, ndavuga ati Mana, nta sezerano mfite cyo kurwara sida, nta n'isezerano mfite ryo gutunga umwana urwaye sida, warakoze waramurinze, n'ugwanze gukuraho ikimenyetso, nta kibazo, ndihanganye. Ndangije mbaza Imana, ndavuga ko Mana, kubera iki utabinyeretse? Ese kubera icyo ubyerekanye? Imana irambwira ngo yari kuzongera akamufata neza, akamwangiza noneho neza. Ati niyo mpamvu yabyerekanye. Ivo, ndakubwiye ngo n'uyu munsi uyu mugabo aracyafunze. Aracyafunze kandi ntago mbyicuza. Nuko ubwo ngubwo matangira kuhakura n'intambara. Imana ati barakuguze, Imana ati barashaka kukwica. Umwe muri baravuze ati wowe twakugura tukaburana n'intumbi. Imana ati ngiye guha amafaranga byihuse. Muri iyo minsi ubwo ibyo bintu byabaye, nari naje mu ivugabutumwa nzi ko ngiye i Burundi, mba ndaje ndikorera Uganda, nikubita mu Rwanda. Umugabo abansabye imbabazi, ariko ubwo atarazinsaba, umunyakenya nagiye mu byifuzo. Umunyakenya ambwira ati uvuye mu Rwanda, umurimo wawe wararangiye ahangaha, abo wasengeye babonye umugisha, subira mu Rwanda. Umugabo yarashatse, Imana yangaje uwo mugore, usubira mu byawe waruhiye, Imana izakuvana hariya mu Rwanda ujya muri Amerika. Yarashatse. Njye abashuti banjye barabimbwiraga, nkavuga ati ni byande nyine umuntu w'umunyamahanga yizanira indaya agakora ibyo akora akigendera. Umunyakenya utanzi, kuko yavugaga mu Giswahili, Umunyamurenge inshuti yanjye ansobanura, kuko niwe wanjyanye mu byifuzo. Ambwira ati subira mu Rwanda, umugabo yarashatse, Imana irangaje uwo mugore, kandi uko ari kubivuga niko bari gusirana, n'ubundi nabo bari mu buyobozi birirwa barwana. Ati uzava mu Rwanda iwanyu hari umugisha wawe, genda uwubemo, genda uwakire, uzahava n'abana bawe ujya muri Amerika. Ndavuga Mana, nkeneye ikimenyetso. Wa mama ibyo yamfashaga Imana ibimwigijeyo. Ndavuga ntago nzava. Imana ati igituma utavana ndakizi, yigizayo wa muterankunga. Nawe agira ibibazo mu by'akazi, ntiyongera kumfasha, ngo sinzongera kugufasha, ntago meze neza. Ubwo ngubwo birangije, nanjye ndyamye mbona ndi muri rwa rugo handi twakora ikiganiro, mbona ndiyo n'abana iwawe nyine. Ndyamye gutya ndabibona. Abandi bantu zati Pamela azasubira n'umugabo, ariko n'ubundi azongera aveyo. Ubwo ngubwo birangije, ntangira kwiyakira. Ndavuga Mana, nyine ikindi kimenyetso, uriya mugabo azasaba imbabazi nimba ari wovuze. Ngaho natagiye Burundi, bari bamaye itike yo kujya kubwiriza i Burundi, banayinyishuriye. Hari umugore w'umuyobozi wari wayinyishuriye. Ahubwo nabwirije Uganda, nikubita mu Rwanda. Umugabo ndaho yakangiye kureba uriya mugabo, tuvugane imyaka 2 adagira ikintu na kimwe afasha abana be. Tuvugane nimba agomba gufasha abana be cyangwa nimba agomba kumurega akajya afasha abana be. Yarabizi ko wagiye muri Kenya? Yarabizi, no si yasinye abana passport. Yarabizi. Nuko ndaza musanga ku kazi, turavugana, arambwira ati se wambabariye ko nize nawe ukiga, ko nadiragijwe naguhemukiye rwose, wambara ukagarura abana tukabarera. Umushuti amubwira ati se Pamela ko yajyanye abana akajyana n'ibintu, urabona amafaranga yo kumuha abagarure? Ati nge nanayashaka nkajya no mu kibina. Uwo mushuti arambwira ati nangaye, ndawa ni 300, 300. Umugabo ati nukuri nzayashaka ataye. Ubwo byari mu kwezi kwa kangahe? Kwa 7 ndi mu Rwanda. Narasize abana, narabasize igihe Abanyamurenge batabita abana birirwa bazenguruka, ari Imana ibarinze.
nuko umugabo asabye imbabazi rega nsubira mu rugo nkajya nkora ivugabutumwa mva mu rugo njya mu ivugabutumwa ngasanga umugabo yaneguriye icyayi ngasanga icyo gihe wahise ugenda wahise usubirana n'umugabo ariko abana bakiri muri Kenya ngakora ivugabutumwa ngasanga ngo nuza ngo umpamagare ngo ufate ku muhanda kuri ka kayira ko hasi nkagenda ngasanga yanekeye mu gitondo ngo reka ngushuririze amazi ngasanga yashurije amazi abantu bariyoberanya abagore turi inzabya zoroshye dukunda abagabo ubwo ngubwo kumba ubwo uwo mugore wari mu kandi kazi ko mu rugo baraserere umugore yanga kuva mu nzu ngo nge sinasohoka ngo naramukoreye ngo nabaye umugore we ngo nabanzamo amafaranga ubuyobozi bubwinjiramo ubuyobozi mwari mu rugo muri abagore babiri ariko namubona umugore yihisha muri ka kazu yamushizemo ko mu rugo yambwiye ati ntuzasohoka umugore wanjye atazakubona ariko umugore akambona nava mu rugo ngiye kubwiriza no kamaga ati uva mu nzu umugore wiwe yinjira umugabo nkamubaze ese ko mbambwira ngo mva muri iyi nzu umugore akinjira nuwaye barakubeshya uriya n'umupanga umupanga udasohoka mu nzu ngo abaryamye Imana irakaranga nuko ibyo ngibyo bivaho ubwo umugabo ati nkamubwira ati rero mfite ibibazo nkajya kumva ngumva abanyamurenge ngo gaze yashize nkajya kumva ngumva ngo ibiryo byashize abana batana bibagaburiye abana bari mu ikosi rikomeye birirwa baziranga mu banyakenya ubahaye utwo kurya ubagize ute urumva biba ngombwa avuga ati aba bana tuzabajyana mu kigo cy'imfubyi biki n'ibiki ibaze iyo babajyana nari kumenya muri Kenya ni hani nari kumenya mbakurahe ahubwo nari gusa nk'ibyumweru 3 no ku munsi umwe njya kubwiriza umunsi umwe njya muri Kesha ahantu bita mu Gatenga ku Isonga ndabwiriza amahoro n'umwadepera umunyarwandakazi arambwira ati mama mbonyerekwa rimeze gutya yarivugiye mu bantu maje kubwiriza arambwira ati mbonyerekwa ubushwiriri bw'inkoko buri aho ngaho buri gutora ngo ariko mbona igikona gihagaze hejuru ngo ariko mbura nyina ngo kandi icyo gikona kirashaka kumanuka kigafata ubwo bushwiriri ngo bisobanuke ndamusobanurira ahita ambwira ngo rero ngo Imana irambwiye ngo uve hano mu Rwanda byihuse usanga abana aho bari ati kuko hari ibikona bishaka kubangiza iryo niyerekwa rifatika kandi risobanutse ubwo umushumba wanjye nyine bita Mama Zirahera turasenga nafite ibikomere numva ijwi ry'Imana ambwira ngo ujya kwa Mama Zirahera agusengera akuganirize usubire muri Kenya umeze neza nubwo nabaga ndi mu Rwanda ariko ntago nabaga ameze neza kuko hano nabaga nsize abana bane mu gihugu kitari cyawe ni ibintu bikomeye utanafite n'abantu basigira abantu bari kumbwira ati hari umusore duturanye umunyamurenge yamamaga ati mama ibintu urimo bivemo gunire abana bawe baratesetse abo wabasigiye ntacyo babamariye birirwa bazerera ibyo bahana barabyirira shaka uburyo ufata abana cyangwa abanyakenya babajyana wari gusinzira wari kubasha kurya aho nkabona umugabo we nta kintu bimubwiye abagabo bagira umutima ukomeye nkabona nta kintu bimubwiye nkabona araho nuko birangije ndagenda kwa Mama Zirahera bakibagabaga arankasaringa aransengera ndakira pe arambwira ati rero wa mubyeyi we ati nubwo umugabo yakubwiye ngo azaguha tike arakubeshya ijwi ry'Imana rirambwiye ngo nizakwera tike ikuvana hara muri Kenya ati kandi kurinze impanuka ikomeye n'abana tuzavayo uri muzima umeze neza n'abana akongata hehe mu mutwe ubwo umugabo kubera kwijijisha arambwiye ati rero ati ujyane ikiro cy'ubunyobwa buseye ujyane n'ifu y'ubugari 10 kuko ibyo ntago bibayo abanyamurenge nibo baba babicuruza ati nurangiza ujyane wongere ujyane n'indagarikiro uzashirira abana ubashire n'umugati arabigura arabima kuva mu myaka 2 tumaranye nta kintu na kimwe aramfasha ubwo wa mu mama wari uri kunsengera arambwira ati ndaza kuguhati cya 60 injyana he muri Kenya umugabo ntayo yamaye kuko nawe ararushye yamaye ibyo ngibyo byo guteka nuko mba ndagiye hari nandi nakoze ivuga butumwa umwana w'umukobwa amereza 20 hari nandi nawe nakoze ivuga butumwa 30 ubu urumva ni hafi mu 100 bafashe tike ngize gute ndagiye nsanze abana muri Kenya ngerayo aba mama bari bahari b'abanyakenya barambwira ati mama ati nukajya utabana bawe ati nuzongere atujye ubahangaha ati wafurira umuntu wamukoropera wamwogeza amasani nuzongere gutabana bawe abana bawe ni beza abana bawe n'umugisha nuzongere mitambo umusitari muri piloti 10
ko ndindushye nuko abandi ati abanyamurenge ati yataye abana ati yarasaze ati ubwo abana bambwira ngiye mu nzu usanga yarabuze nsanga mbese wa muntu abasigiye nta no kubabwira ati mukorope nta n'iki ubwo nyine ndumirwa mbahereza ibyo nabaguriye bararya barangije turiryamira mu gitondo byuka nkora amasuku nuko nguko ubuzima bwaje kugenda noneho wa mama wamfashaga nza kumbwira birakomeye ndi guhigwa n'abanyamurenge bamagurukiye barashaka kunyicana n'abana ni ibintu bitoshye none ibaze kuregana n'abantu muri guturana aho ngaho ndi kujya mu rukiko buri munsi noneho abanyamurenge bakaza ati turagukubita amashiringi 10 ugende ikirego kireke abanyakenya turibeshya noneho baba bari kumvugisha ari hari indazi tuye aho ngaho umunyakenyakazi w'indaraza nkubitishye ati we tori gukina n'abana wowe nasona nkubitishye abanyamurenge bahagaze aho ngaho ndavuga ngo marangeze naho nkubitwa n'ishyi mba mu ikosi rikomeye wa mama Imana iza kumukoresha anyishyurira amatike atugiza mu Rwanda nuko ubwo ngubwo birangije ubwo ikirego ndagenda ndabwira ati ikirego ngiyewe ndakiretse njyanye abana kwiga ku ishuri mu rugo mu Rwanda muzagikomeze mu gikurikirane nta kibazo ubwo ngubwo mba mpanze ibintu mbura imodoka injyana twaje mu kimodoka cye cya bisi kiraza gishiramo ibintu baratujyana batugeza Nairobi ni igihugu utacishamo n'umwana si nka hano iwacu hari abantu benshi Imana ati ngurinze impanuka noneho ibaze gushora abana babiri umwe uramuhetse ari kugenda arira mu mugongo undi umufashe gutya akaboko mu mujyi hagati muri Nairobi ibintu bya bibiri kumwe n'abanyakenya nibo bari kugenda babizana bijyana kuri Trinity ndavuga Mana nundenza iki gikombe nahise mera nka Yesu ati nundenza iki gikombe ndashima Imana ubwo abana bakuru bari kugenda birebera amapilote ari aho ngaho amazara aho ngaho ameze gutya bagenda birebera ubwo bagiye nababuze nsiganye bandi babiri undi mu mugongo arimo ararira abanyakenya bari kundeba gutya ku manywa saa 10 za mu gitondo yari yadukatishije transit imodoka ivanga yigira mu Rwanda turagenda dusaba aramamagana gati nabuze imodoka iragenda twageze Trinity saa 12 za nimugoroba abakora ati se mama imodoka zashize urarara ndaba ntawe ufite kurara ati se abana bangahe nibi bintu ati katuguhereza imodoka igira Kampala nugira Kampala urafata indi ijya mu Rwanda bankubise imodoka y'abagandi yahagurutse saa 5 z'ijoro tuba twinjiyemo turaza mu gihe gato tugiye kugera tugeze Busia mvamo n'abana abanyakenya bavuga ati uyu muntu umufite imyaka ingana gutya narananutse narabaye ukuntu narijimye kwebe bigeragezo iki nambaye ukomeze gutya mangayitse n'abana bane ndi abashoreye umuntu wo kuri busi yarandeba utera kasha zana testation z'abana wowe z'amavuko baravuze ati uyu muntu atorokesheje abana nta garabi ndazifite Mnanga ndazifite nzimweka kuri telefone ngo nago nzemera agenda hariye bazifotore muri machine uzimereze umunyakenya mbana umunyakenya umugabo nanjye ubwo ari kumbwira ndiruhiye ndi kumubwira nabe akambwira wowe ufite n'agasuzuguro genda uzizane ndagenda asanga connection ziri kugenda gake aho zibonekeye imodoka iransiga ariko imodoka itaransiga nari nabonye yerekwa ndi mu modoka sinzire mboni yerekwa ngo imyenda nari ifite mu gakapu ko kubafubikamo udupira n'udukote harimo n'amazi na fanta byo kwifashisha mbona ngo nabitaye mu modoka ndakanguka tugeze Busia nabaze ntati ibintu gute mu modoka Imana yayishyuye yatakara ibintu byasigara mu modoka gute birancanga sibwo imodoka isize sibwo nahise numva ryayerekwa ryaje sibwo risobanutse ako kanya ndahagaramira nk'umusazi mera nk'umusazi ase ibintu ninge biri kubaho ni filime ndi kurota magarara aho ngaho abana bararira ma turagenda n'iki imodoka ya Simbi biraje abantu bari guhamagara Trinity abagande ntacyo bibabwiye yaza kuba ari umunyarwanda yavuga atari umunyarwanda kazi usigaye inyuma yacu ntacyo bimubwiye bari muri business abari mu kazi ntashinzwe kujya kureba ngo abasigaye inyuma ese hari abasigaye inyuma ntabyo ashinzwe ubwo iyo Simbije avuga ati rero uyu mama dore afite abana ntago yararanga saa 10 mu mbeho yatari ni yararahanga wenyine n'abana barimo bararira
abandi ati ntago tubajyana, abandi ati hanga Trinity kabajyana. None uyu mari mutamujyana n'abana bane barimo bararira, uyu mama ataye umutwe arahagaze byamucanze, murare bari hano busiya guti. Ati cyakoza nibyo tuba turinjiye imodoka y'ibigirageze, intebe zabaye gutya n'isukuma gutya. Tugize Imana tubona tugeze Uganda. Ngeze Uganda na ahantu nca njya kubwiriza sinza amakaritsiye. Ndahageze ati ibintu byawe ati biri hariya ati jya kubireba. Cyakora ngira Imana mahura n'umumotari w'umunyarwanda ataho hantu ndahazi. Aturama imitwaro 10. Ibintu turagenda turabizana na moto, ndazanuza abana, ndabagurira icyo kurya n'icyo kunywa, negereza imodoka n'imugore bigere hehe mu Rwanda. Turicara aho ngaho tumaje kurya turaruhuka, abana baroga nanjye ndoga ndicara, ariko ubwo mutima uri kumbwira se imyaka 2 umaze kuri uriya musozi urazwi, uri umusitari, uri cyamamare, bakuzi neza bakuzi nabi bakuzi buri kimwe, ubu urinjira gute? Ijwi ry'Imana rikambwira ati ndakwinjizamo neza mu rugo, urahagira neza mu rugo. Sha ikigeragezo ntago Imana yaguheza ikigeragezo udashoboye, niyo utagishoboye wiga kugishobora. Ubwo muraje mugeze mu Rwanda? Tugeze mu Rwanda saa 11 za mu gitondo. Ubwo saa 11 nibwo nafashe taxi voiture Nyabugogo n'abana turaza. Umugabo yarabizwa muje? Yarabizi. Nubwo turaza twagendaga tuvugana tumubwira aho tugeze. Nuko navuga noneho umudema akajya ambwira ati uraca he? Mbwira Imana ndabwamana ndi buce. Imana yambwira ndakugeza mu rugo. Noneho rero hari ahantu dutuye warahabonye, na hano mu cyarabano baba baca bajya kurangura, wari n'umunsi w'isoko. Ndabwamana abantu bari bumbone ndi kupakurura ibintu ninjiza mu nzu. Ubu baravuga iki? Imana tukimara guhaguruka Imana ibigwishije imvura. Turagenda Imana ikura abantu mu nzira bose. Nageze mu rugo munsi y'umuhanda hakuri kakayira kazamo kajya mu rugo. Umugabo arazanwaza ibintu ndabyinjiza, majije kubyinjiza ubwo nyine biba birarangiye. Usubiye mu rugo rwawe? Badusubiyemo. Ariko n'uyu munsi ntago ururimo? Ntago ndurimo, ubu maze icyumweru cya 2 nararuvuyemo. Wararuvuyemo. Okay, ntacyo ubwo n'ubundi buhamya nabwo uzabiduha mu kindi gice cya 2. Nzagaruka tubusoze. Kadusoreza aha ngaha ku muntu kuvugisha Pamela, nimero yawe ndaza kuyipiningaho cyangwa se wanayivuga. Kanya nivuge iyo WhatsApp. Yego. 0781 9640. Yego, ibindi reka dusoze turagize Imana. Mana Mana nziza, turagushimiye kuri Imana yabanye natwe, kandi data wa twese, umuntu uri bwumve buno buhamya akaba nawe abucamo abona nta byiringiro. Ariko Paulo yabwiye Abaroma arabwira ngo ibyo byiringiro ntago bikoze isoni. Ibyiringiro dufite bitadukoze isoni nuko watubwiye kuzaturinda, watubwiye kuzatugirira neza. Nubwo duca mu bikomeye tugaca mu bigeragezo, ariko ibyo byiringiro ntago bikoze isoni. Nzi kuri Imana izagenda iturengera buri umwe wese. Data reka buri wese uri guca mu bintu naciyemo cyangwa mu byo ndi gucamo umuha imbaraga, kandi data wa twese aguhanga amaso, kuko wemera ko duca mu bintu kugira ngo tutirata ku bwenge bwacu cyangwa tukambaza abantu, kuko uri Imana ifuha. Cyo nzi cyo nuko abantu turabanyantege nkeya, ni wowe utafite intege nkeya. Uhabwa icubahiro ko uri umunyambaraga, uhabwa icubahiro ko abantu bananirwa ariko wowe utajya unanirwa. Uhabwa icubahiro ko bw'ibyo nicamo ariko ukandwanira intambara ugakomeza umfata ukuboko. Reka kugira abantu ufata ukuboko bari guca mu bigeragezo by'urugo. Reka kugira abantu ufata ukuboko mwami bari kubicamo, bamwe bakarwara imitima, abandi bakarwara stroke, abandi bakarwara imivuduko y'amaraso. Tanga ubuzima, tanga agaciro, tanga uburinzi mu izina rya Yesu, kuko uri Imana igira neza. Ubikore kwiyubahisha mwami, ubwo tuzagaruka dutanga igice cya 2 mwami. Mwami abantu bazanezerwe kandi bazahakura icyigisho gikomeye. Tubisabye tubigize urakoze. Turagushimira ko wabanye natwe, watangiranye natwe, gasozanya natwe. Amen.